Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu santere ya Byahi, imodoka yahakoreye impanuka yica abantu babiri, abandi bagera ku 11 barakomereka. Ni mu gihe abantu bari baraho ngaho bifashe ku munwa bagira agahinda, bamwe bararira kubera ko mu bapfuye hari harimo abana batonya, mu bakomeretse nabwo hari harimo abana batonya. Ni mu gihe no modoka iri mu bwoko bw'ikamyo ubwo ari igiye gupakurura sima muri santere ya Byahi. Ni mu gihe imodoka yavaga mu mujyi wa Rubavu, iyi modoka rivuye ahantu hitwa mu karere ka Karongi, ubwo yarizanye sima ahangaha mu mujyi wa Rubavu ariko ahazwi nka santere ya Byahi. Ni mu gihe imodoka nayo yindi yagonzwe ari mu bwoko bw'inkongomani, yari yambaye plaque y'inkongomani ariko ni y'umunyarwanda. No kuvuga ngo abanyarwanda ba hano Rubavu batunze plaque z'inkongomani akeshi na keshi. Ni mu gihe rero iyi modoka byagonganye ndetse imodoka irangirika, bivuze ngo abantu bakomeretse cyangwa babigendiyemo nabo ku ruhande. Umushoferi nta kintu yabaye, n'abari bari mu iyo modoka yindi izwi nka Noah, ino itwara abantu 12, nayo abantu bari barimo ntacyo babaye, gusa abantu bo ku ruhande bagonzwe nibo bagize ikibazo. Murabizi ko santere ya Byahi ni santere irimo santere cyangwa hari n'isoko rya Byahi, murabizi ko hari n'isoko. Imodoka rero ni hano yakoreye impanuka birangira abo bantu basize ubuzima. Ambulance yahise ihagoboka kugira ngo ize itabare hakiri mu maguru mashya. Gusa abo bantu babiri bavugwa bapfuye bavuye hano babapompa n'imyuka babongerera cyangwa bakizo oxygen kugira ngo bagire bagifite umwuka. Gusa ibisubizo byo kwa muganga nibiza gusohoka turaza kubibabwira nimba bitabye Imana cyangwa hari ikindi cyangwa hari indi nkuru nzima baba bakize. Ese turareba iyi modoka kubera iki yakoze impanuka? Ese iyi modoka yishe abantu bangahe? Ese koko abo bantu babiri nibo bapfuye? Ese aba bantu bakomeretse bagera ku 11 ntago barenga 11? Ese koko aha ni santere ya Byahi? Koko iyi modoka irimo iva mu karere ka Karongi izanye sima hano Byahi? Reka rero turambure amakuru mu buryo burambuye, ariko kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo tujye tubasha kuhura cyangwa tujye tubasha kubonana umunsi ku munsi, kubonana ndi kuvuga no kugira ngo ujye mubasha kubona amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse murabizi ko Kamonyi, mu karere ka Kamonyi, ubwo imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yagongaga ikiraro. Murabizi ko yagonze ikiraro igakubita ahantu abagenzi bategerezaga imodoka, ikica umuntu umwe, abandi 11 bagakomereka. Hari mu karere ka Kamonyi, ibi byabaye umusibejo. Ubu rero turi mu karere ka Rubavu, nanone ikamyo yongeye ikora amarorerwa igonga ahantu mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu. Gusa ino kamyo bivuga yuko feri zari zacitse. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda yibutsa abashoferi kujya batwara imodoka babanza kuzicekinga, bakabanza bakareba ko nta kibazo zifite. Ni mu gihe rero twari turi muri hano santere ya Byahi tubona imodoka ikoze impanuka, ariko gufata amashusho baduhakaniye, banze ko dufata amashusho nayo twari twafashe rwose bayadusibishije ku ngufu, amakamera baranayatwambura kubera ko hano hantu hari huzuye inkomere. Kugaragaza ibikorwa nk'ibi ngibi byatera abantu benshi ubwoba, niyo mpamvu aya mashusho batatwemera ko tuyanyuza ku nkoranyambaga, kandi na YouTube nayo isigaye ibihanira. Uzase nk'uyikinira nimba ukoresha inkoranyambaga yenda wice nk'igisebe, nurangiza ukamire wa uploading urebe yuko YouTube ihita iyo video iyisiba na channel ikahita iyisiba burundu. Niyo mpamvu rero tutajye dukamera inkomere cyangwa abantu bakomeretse kugira ngo tutagaragaza ibisebe, YouTube ikaduhana. Reka dukomeze rero n'iyi mpanuka uburyo ki byagenze. Impanuka ari iva mu karere ka Karongi izanye sima Byahi mu karere ka Rubavu, ubwo iyi modoka yamanukaga hano ku isoko ibura feri irangije igonga abantu. Igonga n'ino modoka iri mu bwoko bwa Noah. Gusa iyi modoka itwara abantu hafi 12, ariko abantu bari mu ino modoka nta kintu babaye, ntibanakomeretse, ariko imodoka yabo yangiritse my friend. Yayitupye neza, ngende kubireba nko mu birometero 5, imodoka iragenda iribarangura, ariko abantu bari barimo nta kintu babaye. Ariko nyine ambulance imbangukira gutabara yahise ihagoboka kugira ngo ibashe irokore cyangwa icungure abahakomerekeye mu bataza kugira ibibazo bikanabaviramo urupfu. Mu gihe rero iyi modoka yari imiva Byahi igana mu mujyi wa Rubavu, ubwo yari mu butembere n'umuryango na famiye, birangira ikamyo ibagonze. Mu gihe iyi kamyo nayo nta n'ubwishingizi yari ifite, aribyo bita assurance. Iyi kamyo ikaba yajyanywe mu bizibiti kugira ngo aba bantu yakomerekeje babashe bavurwe. Aba bantu nabo nibapfa abiryozwe. Murabizi yuko gutwara na assurance ufite ukica umuntu wishyurira 100% ukanafungwa ndetse
ndetse ugacibwa n'amande atari makenya yo gutanga cyangwa y'impozamarira kuri ba bantu babuze ababo kugira ngo ayo mafaranga abafashe, nyine bayita impozamarira. Nta bintu byinshi ndi buvugeho, ubu turi mu karere ka Rubavu, nge nitwa Kidasamura, urw'inkuru bakora rugakonkoma.